Mbahaye ikaze kuri Jose Official TV. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ikintu ukwiriye kwitondera mbere yo kunywa amazi. Amazi ni meza ku buzima, abantu benshi bakunda kunywa amazi kandi umubiri wacu nibyo urayakeneye. Ariko mbere y'ibyo byose hari ibyo kwitondera. Mbere yo kunywa amazi hari ibyo ugomba kwitondera. Ikintu cya mbere ugomba kwitaho nimba ugiye kunywa amazi, ugomba kubanza kumenya isuku yayo. Ntabwo ari ugupfa kumfata amazi abonetse yose ngo uhite unywa. Byaba byiza amazi atetse cyangwa atunganyije neza kandi ukareba isuku y'igikoresho ugiye kuyanyweramo. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri ugomba kwitondera ni ukunywa amazi afite ubushyuhe buringaniye. Amazi akonje cyane ntabwo ari meza, ashobora kugera mu mubiri akagira ibyo yangiza. Kandi n'ashyushye cyane nayo ntabwo ari meza, ajya mu mubiri akagira ibyo yangiza. Byasaba kunywa amazi ari ku bushyuhe buringaniye, y'akazuyazi cyangwa se ahoze, amazi ahoze ariko adakonje cyane, cyangwa yaba akonje akaba adakonje cyane. Yego. Icya gatatu ugomba kwitondera ni ukunywa amazi ari mu rugero. Hari abantu benshi bumva ko kunywa amazi ari byiza, ugasanga umuntu anyweye amazi uko yishakiye. Byaba byiza ugiye uvuga ngo ese nkeneye kunywa amazi angana iki? Amazi ubundi agendana n'ibiro byawe. Nimba ufite ibiro wenda 80, undi akaba afite tuvuga ibiro 120, ntabwo mwanywa litiro zimwe. Byibura umuntu mukuru ntabwo yakagombye kurenza litiro 2.5 ku munsi. Umwana nawe wakagombye kureba ibiro bye, ukareba byibura ku mwana ufite ibiro 10 ukamuha ku munsi ikirahure kimwe. Amazi iyo uyanyweye ari menshi ntabwo ari byiza. Nk'urugero ushobora kunywa litiro 9 ugahita upfa. Uzarebe umuntu arohamye, ikintu kimwica ni amazi aba yinjiye mu mubiri, akinjira mu bihaha, akinjira mu mubiri we. Urumva ugomba kwitonda ukanywa amazi aringaniye, ntunywe menshi cyane ariko nanone ntunywe makeya, kuko umubiri wawe urabikubwira. Iyo ufite inyota urabimenya. Rero ntabwo wakagombye kurindira kugira inyota, wajya unywa amazi yaba ubyutse cyangwa mu masaha yo ku manywa, ariko ugakomeza ukirinda. Ikindi ugomba kwirinda ni ukunywa amazi nyuma yo kurya. Kwa kundi uri kurya ako kanya ugahita unywa amazi ukagotomera cyangwa se gusomeza. Gusomeza amazi ibiryo ntabwo ari ibintu byiza, bituma ibiryo bitabyirukankira mu mara, bigatuma ubyimba inda. Iyo unyweye amazi ukimara kurya, uzarebe uhita utumba, ukirirwa umunsi wose umerewe nabi. Byaba byiza ubanje kurindira byibura iminota 30 cyangwa isaha ukabona kunywa amazi. Cyangwa se byaba byiza ukajya uyanywa mbere, ukabanza ukayanywa, wamara kuyanywa ugategereza amazi akabanza akamera nk'agushiramo, kuko amazi ntatinda mu nda, hashira nk'iminota 30 ukabona kurya cyangwa isaha. Biba byiza rero iyo witonze, kuko ntabwo ari byiza guhita unywa amazi uko wiboneye. Ikindi ugomba kwitondera igikoresho tubikamo amazi nka za gurude. Abantu benshi bapfa gufata gurude aho ayitoraguye agashyiramo amazi, cyangwa se akayoza agashyiramo amazi, ugasanga amazi amazemo icyumweru. Wakagombye kwitonda, amazi byibura ntabwo yakagombye gutindamo. Nujya ukora amazi ukayateka agahora neza, ukayashyira muri gurude yawe, uyanywe uyamare, nimugoroba wongere uyoze, ejo uzashyiremo andi. Kuko amazi nayo iyo yateretse igihe kirekire ageraho akangirika. Nk'amazi atetse ugasanga umuntu yatetse amazi amaze icyumweru, amaze ibyumweru 2 ngo aratetse, ugasanga niyo ugiye kwirukankiraho ngo unywe, ugasanga niyo akwangirije ubuzima. Wakabaye witonda ugateka make azamara igihe gitoya, gutyo. Ikindi ugomba kwitondera ni uko mu bintu byose tunywa byinshi biba ari amazi. Nimba unyweye nk'icyayi nacyo aba ari amazi. Urumva rero iyo unyweye byinshi cyangwa bikeya ntabwo ari byiza. Hari abantu rero bakunze gufata amazi bakayanywa mu buryo butandukanye. Ni byiza guhinduranya. Ushobora kuyanywa arimo indimu, ushobora gushyiramo ironji kugira ngo utayarambirwa, ukajya uyanywa uyahinduranya mu buryo butandukanye. Ikindi ukwiriye kwitondera ni ukunywa amazi nijoro ugiye kuryama.
Kunywa amazi nijoro bizakubera ikibazo kuko uzarara ubyuka bikubuze gusinzira, usange waraye ijoro ryose ubyuka kubera kunywa amazi nijoro, wakagombye kunywa amazi mu masaha meza ariko utagiye guhita uryama, kuko nuryama ukarara ugenda nabyo ntabwo ari byiza ku buzima, n'ubundi uzasanga ubyutse unaniwe kurusha uko waryamye. Byaba byiza rero unyweye amazi hakiri kare, ukabanza ukajya kuri tuwarete, akabanza akagushiramo ukabona kuryama. Ikindi ukwiriye kwitondera ni ukunywa amazi ugahita ugotomera vuba vuba wagira ngo uri gucuranwa. Ushobora kuyanywa gake gake kandi bikagenda neza. Ikindi, amasaha abantu banywamo amazi ushobora kuyanywa mu gitondo ukibyuka, kuko nibwo buryo bwiza bwa mbere ushobora kuyanywamo. Mu gitondo ukibyuka ushobora kunywa ikirahure kimwe, ntunywe menshi kugira ngo atagutera isesemi cyangwa se akaba yagutera no kuruka. Mu gitondo ukibyuka uba umaze amasaha menshi uryamye. Kenshi nimba umuntu aryamye tuvuge nka saa 3 saa 4, bara amasaha yose arimo nta kintu urakoza mu kanwa, ugeraho aha n'igihe ubyuka ugasanga ufite nk'iminwa yumye. Biba byiza iyo ubyutse ugahita unywa akarahure k'amazi, gahita gatuma mu mubiri uzabyumve neza. Iyo umaze kuyanywa uhita wumva ushatse no kujya nko muri tuwarete rimwe na rimwe, waba bikomeye cyangwa ibyoroheje, biba bivuze ko umubiri wawe watangiye gukora, amazi yamaze kugeramo, umubiri ugakora neza. Biba byiza rero iyo unyweye icyo kirahure kimwe ntugotomere, kuko bishobora kugutera kutamererwa neza. Hari abantu babyuka mu gitondo bagahita bagotomera ikawa cyangwa se ikindi kintu. Byaba byiza ubanje ukanywa ikirahure cy'amazi kugira ngo kibanze kigere mu mubiri, kimere nk'ikihasukura, kandi n'umwuma umere nk'ugabanyuka, umubiri umere nk'uri active. Yego, mbere yo gukaraba ushobora kubanza ukanywa ikirahure cy'amazi. Byaba byiza, bituma umutima utera neza, birinda umuvuduko. Ubundi buryo rero, ikindi kintu ugomba kwitondera nibyo nari mvuze byo kugotomera, ugahita ugotomera amazi uko wiboneye. Wajya uyanywa gake gakeya ariko ukajya ugereranya. Nimba wariye nka mu gitondo uri buze kurya nka saa 6, wakabaye unywa amazi nka saa 5. Nimba uri buze kurya nijoro wayanywa nka saa 10 saa 11, amazi ukayanywa akabanza akagushira mu mubiri ukabona kurya, kuko nuyakoresha nabi bizakugiraho ingaruka kurusha uko wareka kuyanywa. Mujye mukora ibintu byose mu rugero, biba byiza. Nimba rero ukunze iyi video, ukore like, ukore na comment ya video wifuza ko nzabakorera ubutaha, kandi noneho ureba aho hasi handitse Jose Official TV, winjiremo urabona handitse videos, winjiremo urabona amavideo menshi nagiye mbakorera. Biraba byiza ko uyareba, nta kibazo, biremewe. Urebe video yose wifuza kureba, kandi mujye mutubwira nimba mubikunze, kandi mujye mwibuka gukora like. Hari akantu kameze nk'agakumwe kareba hejuru, jya ukandaho, biba byiza. Hanyuma ndabifuriza amahoro y'Imana. Rero reka dusoreze ahangaha, naho ubutaha ku zindi video turi kubategurira.